tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 uyu musaza niho yapfuye muri rusange. Ese byagenze bite? Ese aya makuru mu mudugudu wawe bimeze bite? Amakuru y'uwo musaza rero nanjye nayamenye mu gitondo. Mu mudugudu wanjye rero, uyu mudugudu wanjye no kuvuga ati tuba dufite abashinzwe umutekano barara bakontorora mu gitondo bakaduhereza raporo y'ibyakorewe mu mudugudu. Umusaza rero nanjye amakuru nayamenye mu gatondo. Ndashaka ngo urase ku ntego mbega muri rusange, ariko ikintu cya mbere turashaka ko ubu nimba wumvise bino bintu uno musaza twaganiriye n'abaturage atubwira yuko atishoboye muri rusange. Ni mu gihe tangira ukore cyangwa tangira utanga itangazo uce mu baturage kugira ngo bashakishe amafaranga kugura isanduku y'uno musaza, kandi bwana mudugudu ndagira ngo bikore mu masaha atarenze 3 kugira ngo uno musaza abashe gushyingurwa muri rusange. Ni mu gihe nuza gutinda ndibwifashe izindi nzego nk'abayobozi b'akagari cyangwa no hejuru y'akagari muri rusange. Rero shakisha uburyo ki haboneka amafaranga yo kugura isanduku kugira ngo uno musaza ashyingurwe muri rusange. Oya, amafaranga yo yari mwarakusanywa kuko tukimara kumva icyo kibazo umusaza yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo bakurikirane ikintu neza cyaba cyamwishe. Ariko amafaranga akimara kujya kwa muganga ariko atangiye kuyakusanya kuko yamene kuko tutatuzi nimba afite umuryango kuko n'umuryango we ntago tuwuzi. Urumva yaramaze igihe, nubwo yaramaze igihe hano urumva ntago ari kinini, ni ibyumweru 2. Amafaranga rero turimo turayakusanya kwa ngubu tumaze kubona ibihumbi bigera nko mu 150. Ndakeka yuko amafaranga ari buze kuboneka ari menshi tukajya twamushyinguza. Ndabona mbega n'abantu bakomeje kuzana amafaranga bari mu gikorwa cyo gufasha kuko muri rusange tutizimbye mu magambo bivuze yuko ngo amafaranga yatangiye kukusanwa kugira ngo haboneke isanduku y'uno musaza kugira ngo abashe gushyingurwa. Amafaranga yarimo arakusanwa cyane. Ndakeka mu masaha ari imbere nko mu nyuma y'amasaha 2 amafaranga ari buze kuba yabonetse umudambo tuwe twawujyana kuwushyinguza. Bivuze ko ubu ngubu tuvugana bwana mudugudu uguma ku muyoboro wa telefoni. Hari umuturage twarimo tuganira atubwira mu bijyanye n'urupfu rw'uno musaza ubwo yaraje hano aje ngo kurarira ino nzu inzingana gutya rwose umuntu w'umusaza koko yaraje kuyirarira cyangwa hari ibindi bintu byamugenzaga. Ese uyu musaza gupfira hano ntago mwakeka ko yishwe cyangwa yapfuye hari ikindi kintu azira ugasanga urupfu rwiwe rubaye urushije muri rusange? Ni mu gihe abaturage twavuganye nabo mwakanu kagari gusa bavuze ko urinda kimwa uyobora neza mu mudugudu wawe ibibazo byose ubyakira, ariko iki kibazo uno musaza ajya kuza hano n'utubeshye utubwiza ukuri ntago wari ubizi kugira igihe apfiriye, ntago wari uzi ko hano harimo umuturage mushyashya mwakanu kagari kawe. Ntago nari mbizi. Urumva nko nabi gatonya niba uvuze ko tarubizi twashaka kukubaza ikindi kibazo cy'uburangare mu kazi kawe cyangwa ugira ni gute umuntu amara ibyumweru 2 mu mudugudu wawe utarabasha kumenya yuko ari mu mudugudu wawe. Ese aho cyakoze cyo aha ntago ndi bukurenganye kuko uno musaza abaturage bambwiye ko atajya gasohoka. Ese abanyerondo mufite bamaze iki? Murabizi ko bahembwa amafaranga menshi barongezwe, murabizi ko mbere mwabahembaga 40 ubu basigaye bahembwa 60. No kuvuga ngo gashara kariyongereye. Ubwo ikibazo kiri ku banyerondo batagwereza amakuru cyari kuri Mutwara Sibo, ikibazo kiri he? Oya, ntago ikibazo kiri ku banyerondo cyase kuri Mutwara Sibo. Urumva icyo gipango yarariraga cyakirimo umuntu w'umuturage wacu kandi twari tumuzi, ariko kuva icyo gihe twatuzi yuko ari ukibamo. Batuzi ko ari ukibamo mu icyo gipango, niyo mpamvu tutitaye kumenya abantu bari mwaho ngaho. Donc impamvu tutitaye kumenya abantu bari mwaho ngaho twatuzi yuko ari nyiri igipango kibamo. Gusa natwe amakuru twamenye yuko nyiri igipango yagiye ari uko ibyo bibazo bivutse. Ndashaka kukubwira akantu kamwe rero, ubutangira ukaze ingamba cyangwa umutekano mu kagari kawe. Umuntu mushyashya yinjiyemo azageza yibaruza cyangwa unamumenye muri rusange, utangire ukoreshe inama y'abaturage muri rusange mu rwego rw'akagari kugira ngo umuganire n'abaturage. Abantu binjira mu kagari kanyu mutabizi ugasanga bigiye guteza imbogamizi nk'uno musaza na famiye ye na muryango. Ese ko yapfuye twabibaza gute? Twamenya umuryango ari inde? Gusa itangazo twagiye kuricisha kuri
kuri radiyo, ariko muri rusange ni mu gihe nta n'umwe uravuga yuko uno musaza ari uwe cyangwa ari uwo mu muryango wabo. Ni mu gihe rero twafashe icyemezo nk'abanyamakuru ndetse n'abandi baturage bari hano, nava kwa muganga gusanga isanduku cyangwa mu gihe ari mu bitaro n'ubundi yapfuye, gusa no kujya kureba icyamwishe muri rusange. Ni mu gihe navayo isanduku iraba yabonetse, tugahita tumushyingura n'umwaka n'umwana mudugudu wacu muri rusange. Rero gira ikintu ubwira abanyarwanda kwa bino bintu byabereye hano dusoza amakuru. Icyo nabwira abanyarwanda nabashishikariza ni ukuba maso, bakaba maso, bakita ku bantu baje bari bashyashya muri quartier, bakamenya ngo uyu muntu aturutse hehe, bakamenya ngo uyu muntu ava hehe. Ikintu nabashishikariza ni ukuba gutangira amakuru ku gihe. Urakoze cyane, nibyo bintu twashakaga kukubaza ku muyoboro wa telefoni. Urakoze cyane, ugire ibihe byiza cyangwa ugire umunsi mwiza. Muntu ukigera kuno muyoboro wa YouTube channel ubwa mbere bwo kihagera, ndagusabye munyarwandakazi kora subscribe kuno muyoboro, nukora subscribe Idasamura Movie. Ni umusingi wo kubona amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga. Ni mu gihe dufite abambasaderi batandukanye mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara zigize umujyi wa Kigali. Ni mu gihe mu ntara zigize umujyi wa Kigali